Haleluya, haleluya, Imana ishimwe cyane. Icyubahiro n'ikibi cy'Uwiteka. Imana yacu niyamamara ibihe byose. Byukura bagirane kuko umucyo wawe uje, kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. None ni itariki 14 ukwezi kwa gatatu, umwaka ni 2026. Byukura bagirane kuko umucyo wawe uje. Uyu munsi turasoma igitabo cy'abacamanza ibice byaho ni 4, umurongo wa 14. Haranditse ngo Debora abwira Baraki ati haguruka kuko uyu munsi ari wo munsi Uwiteka akugabijeho Sisera. Mbese Uwiteka si we ukugiye imbere? Nuko Baraki aramanuka n'ingabo ze uko ari inzovu imwe, bava ku musozi w'i Tabora abarangaje imbere. Uwiteka atatanyiriza imbere ya Baraki Sisera n'amagare ye yose n'ingabo ze zose, abaneshesha inkota. Sisera ahubuka mu igare rye arahunga agenza ibirenge. Baraki aherako akurikira ayo magare n'ingabo ze abageza i Harosheti abanyamahanga. Ingabo za Sisera zose zishirira ku nkota, ntiharokoka umuntu n'umwe. Imana y'amahoro ishimwe. Uyu munsi aya ni amagambo yabwiwe Baraki. Debora abwira Baraki ati haguruka kuko uyu munsi, ndavuga uyu munsi Uwiteka akugabije Sisera. Nawe unkurikira, uyu munsi Uwiteka akugabije abanzi bawe. Uwiteka akugabije ibintu byose byari byarakugizeho ububasha, ibintu byose byari byarakugizeho imbaraga, ibintu byose bimaze igihe byaragutsikamiye. Iki uyu munsi Uwiteka arabikugabije, nawe ugiye kubigiraho ububasha. Uyu munsi Uwiteka arabikugabije, nawe ugiye kubigiraho ijambo. Uyu munsi Uwiteka akugabije bya bindi byari byaragufasheho ijambo, bya bindi byari byaragupyinagaje, bya bindi byari byarakwicariye. Ibyo ngibyo uyu munsi nawe ugiye kubigiraho ijambo. Imana y'amahoro shimwe. Haleluya. Muri byukura bagirane y'uyu munsi. Uyu munsi niko ijambo rivuze. Uyu munsi ari wo munsi Uwiteka akugabijeho Sisera. Uyu munsi ni wo munsi Uwiteka akugabijeho. Uyu munsi ntabwo ari ejo, ni uyu munsi. Mbese Uwiteka si we ukugiye imbere? Haleluya. Uwiteka si we ukugiye imbere. Ariko mana, uyu munsi Uwiteka akugiye imbere. Uwiteka akugabije abanzi bawe, kandi si wowe ugiye kururwana. Oya, Uwiteka akugiye imbere. Uwiteka akugiye imbere. Uyu Sisera yari yarazengereje ubwoko bw'Imana. Uyu Sisera yari yazengereje abantu b'Imana. Yari yarigize umunyamaboko, yari yarigize igihangange, yari yarigize umuntu munini, yari yarigize umuntu mugari. Imana y'amahoro ishimwe. Imana y'amahoro ayiwe, Imana idutabare. Ariko ngo igihe kiragera ngo Uwiteka yibuka abantu be, ngo arangije abwira Baraki ati haguruka kuko uyu munsi ari wo Uwiteka akugabijeho Sisera. Ni wo munsi. Haleluya. Umva mama, uyu munsi ni wo munsi wa. Umva papa, uyu ni wo munsi. Sinzi akazi urimo urakora uyu munsi, ni wo munsi Uwiteka akaguhayemo ijambo. Urugo rwawe uyu munsi ni wo munsi Uwiteka yongeye akarwubaka, akarusana. Rwari rwarasenyutse ariko arongeye ararusana. Uyu munsi nibwo Uwiteka aguhaye poromosiyo. Bahoraga bazamura amazina y'abandi, ariko iryawe rigasigara, iryawe ntibarivuge, iryawe ntibarihamagare. Uyu ni wo munsi Uwiteka Nyiringabo ahamagaye izina ryawe. Uyu munsi ni wo munsi Uwiteka aguhamagaye mu izina, aravuze ngo ngwino. Ni wo munsi aguhereyemo ijambo.
niwo munsi aguhuje n'abakomeye, niwo munsi ugiye kwicarana n'abakomeye, niwo munsi ugiye kwicarana n'abanyembaraga, niwo munsi zoni mashando wiribirifa. Uyu niwo munsi, niwo munsi Imana ikuzamuriye ibendera ry'ubutsinzi, niwo munsi Imana igukijije indwara zose izari zimaze igihe zaragufasheho ijambo, izari zimaze igihe ayiwe Imana ishimwe ngo Uwiteka atatanyiriza imbere ya Baraki Sisera n'amagare ye yose n'ingabo ze zose, abaneshesha inkota. Sisera ahubuka mu igare rye, arahunga agenza ibirenge, ariko Mana ngo arahunga agenza ibirenge, ariko Imana y'amahoro ishimwe ngo arahunga agenza ibirenge. Ayiwe byukura bagirane kuko umucyo wawe uje Mana we. Ngo Sisera arahunga. Umva, umwe wari warazengereje abantu b'Imana, umwe wari warigize inakoreka, umwe wari warigize Imana, umwe abantu batinyaga, umwe abantu bumvaga umutima ukabavamo, ngo arangije Uwiteka aramubagabiza, ngo arabatatanya, ngo kugeza ubwo Sisera. Ariko Mana ndafashe iyi saha akira kugira ububasha ku bintu byose byari byarakugizeho ububasha. Haleluya. Uyu munsi ibyari byarakugizeho ububasha byose ubigizeho ububasha. Ndashaka umanuke muri comment wandikemo ati uyu munsi nakiriye ubutware. Genda wandikamo ati uyu munsi nakiriye ubutware, kuko Uwiteka niwo munsi aguhaye ubutware bugira ububasha ku byakuneshaga, ku byakunanizaga. Iyo Uwiteka aguhaye ubutware bugira ububasha ku ndwara, aguhaye ubutware bunesha ababisha, bunesha abarozi, bunesha abakonikoni, bunesha karande, bunesha igisuzuguro. Uwiteka aguhaye ubutware. Manuka muri comment uvuge ngo nakiriye ubutware. Manuka, genda wandika. Ndashaka kubona umubare munini mama wajya muri comment wandika ati nakiriye ubutware. Byukura bagirane kuko umucyo wawe. Mana ishobora byose, Imana y'imbaraga, Imana y'ubutware. Uri Kristo wabambwe, ijambo ryawe ni rizima, ijambo ryawe rirarema, ijambo ryawe ribeshaho, ijambo ryawe rirakiza, ijambo ryawe haleluya. Maze kumenya ko uyu munsi ari wo munsi ufasha ubwoko bwawe ukabuha ubutware, ubwoko bwawe bukagira ububasha ku byabagiragaho ububasha. Mana ndasengera uyu muntu nkurikiye atangira agira ububasha ku byamugiragaho ububasha. Hari indwara zari zaramugizeho ububasha, ariko uhereye none izo ndwara zitsindwe mu izina rya Yesu. Hari ubukene bwari bwaragize ububasha ku bantu bawe, uhereye none ubwo bukene nibubaveho mu izina rya Yesu. Ndasengera uyu muntu Mana, mukureho uburetwa, mukureho igisuzuguriro. Mana ndasengera uyu muntu nkurikiye mu izina rya Yesu Kristo. Reka amaraso amwe wamennye ku musaraba i Golgotha ayo ngaya mwambare. Amaraso yawe amwe wamennye ku musaraba i Golgotha ayo niyambara abakobwa, ayo niyambara abamama, ayo niyambara abagabo, ayo niyambara abasore mu izina rya Yesu. Buri muntu wese unkurikiye ayo maraso abohore, buri muntu wese unkurikiye aya masaha mwami Imana. Amaraso yawe nakiza indwara, amaraso yawe nahagurutse mu izina rya Yesu. Hagurutse abamama, hagurutse abakobwa, amaraso yawe Mana reka reme ikintu gishya. Amaraso yawe yageze byose birahinduka. Amaraso yawe yageze byose birahinduka. Amaraso yawe yageze ubuzima buraboneka. Amaraso yawe yageze impinduka ziraboneka. Amaraso yawe yageze umunezero uraboneka. Amaraso yawe yageze ibyishimo biraboneka. Mana ndasengera umuntu wese unkurikiye amaraso yawe namukoreho. Unkurikiye arwaye Mana amaraso yawe namukize, imbaraga zawe nizimukize, ubutware bwawe nibumukize, gukomera kwawe nikumukoreho. Amaraso yawe mwami ahembura ubwoko bwawe. Amaraso yawe nahembura abakobwa, nahembura abagabo, nahembura abasore, nahembura abamama. Amaraso yawe Mana, amaraso yawe. Haleluya. Amaraso yawe nakiza indwara. Amaraso yawe abohora abashomeri. Amaraso yawe, amaraso yawe nabohora ingumba, ababuze abana. Amaraso yawe abakoreho Mana. Reka uhereye umunsi ibintu bihinduke, abantu bagira ububasha ku bugumba, ibyabatwazaga igitugu byose bitsindwe mu izina rya Yesu. Urakoze Mana.
urakoze ko ibintu bihindutse, kandi abantu baremeye amashimwe, kandi abantu baremeye ubutsinzi, kandi abantu bakoreye ibikomeye. Icyubahiro ni kibi cyawe mu izina rya Yesu, amen. by'ukuri abagirane kuko umucyo wawe uje. Imana iguha umugisha wowe ugiye gufatira isengesho ukariryoherereza risheyaringa abantu 5. Ryoherereze inshuti yawe, ryoherereze mama wawe, ryoherereze umuvandimwe wawe, ryoherereze umuntu ukunda, rimwoherereze nawe wabyuka arabagirane. Ukiri mwoherereza, Imana iguhereza umugisha, Imana ikwagurira imbago, Imana iguha umugisha wowe ugiye gukora subscribe hano kuri Prophet Emma TV. Ugikora subscribe ukayikora wihuje n'igicaniro cya byuka urabagirane, ukiyikora wakire kurabagirana. Ibyakugiragaho ububasha nawe utangira ubigira ububasha. Kora like, ntugende utayikoze. Comment yawe ni ingenzi, ntugende utavuze ngo amen. Imana iguha umugisha, mugubwe neza, umugisha w'Imana ubabeho. Uyu munsi icyo uri bukore cyose, Imana igiguheremo umugisha. Shalom, shalom.